Oh, shady, oh, come on, I want to see your smile. So, baby, sinifuza kujavura jamais. Shekwadi, oh, mama, bazingino sangue. Ai, reste dereva, azigunda ruskanasa. Yes, kanongere nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiranye hano kuri The Hot Live. Twizere ko rero ukomeje kugenda umererwa neza aho uhereye hose mu bice bigiye bitandukanye, haba hano i Kigali, mu bice bigiye bitandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Twizere ko ukomeje kugenda ugira amahoro y'Imana. Tugarutse rero mu makuru y'imyidagaduro n'amakuru akomeye cyane, n'amakuru akomeje kugenda agaragara ku bahanzi bacu ndetse avugwa ku bahanzi bacu muri rusange. Aho rero amakuru menshi tubafitiye nuko harimo uko umuhanzi witwa Loskana wahoze uri muri rebo ya 155 AM, dore ko uyu munsi kugeza amagingo ngaya atakiri muri iyi rebo. Amakuru rero yakomeje kugenda agaragara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye dukesha igihe.com nuko uyu muhanzi yamaze kwihenura kuri 155 AM nka rebo. Twavuga ko hari icyo yamumariye muri rusange, ariko rero muri rusange umuhanzi witwa Loskana akaba avuga ko hari byinshi iyi rebo itigeze imukorera muri rusange. Ni mu gihe kandi rero ibiri kumuvugwaho muri aka kanya nuko yamaze gukubuka hariya muri Kenya, aho rero ariho avuye gukorera iyo indirimbo cyangwa se amashusho y'indirimbo agiye gushyira hanze nshyashya yitwa Morera. Ni mu ndirimbo rero nshyashya umuhanzi agiye gushyira hanze. Iyi ndirimbo rero abantu bayitega, ni indirimbo rero yakozwe n'umudirector ukomeye hano mu Rwanda kabisa, umudirector ukora amavideo menshi y'indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zikora hit muri rusange, ni director God. Ndetse andi makuru tubafitiye nuko byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku bahanzi hano mu Rwanda, nuko umuhanzi witwa Element ndetse na Kevin Kade, aho rero uyu munsi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero bagiye gutarama ndetse ibitaramo bikaba byatangiye kuri uyu munsi wo ku itariki ya 4. Ndetse rero ibitaramo turaza kugezaho byinshi bikubiye muri aya makuru, ndetse bikubiye muri ibitaramo cyangwa se iki gitaramo abahanzi bombi Kevin Kade ndetse n'umuhanzi witwa Element, aho rero bagiye kubikorerayo. Ndetse uraza kumenya byinshi byimbitse ku by'iki gitaramo ndetse byinshi n'udushya twagiye tugaragara mu rugendo rw'aba basore bombi uko ari babiri, Element ndetse na Kevin Kade. Nkushimire cyane cyane kabisa wowe tugenda tubana amakuru y'imyidagaduro. Nyamuneka ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe igucika, kandi kuri we wamaze gukanda subscribe uri umuntu w'umugabo kabisa, Imana ijye isubiza aho ukuye ndetse igupangira imigisha aho ugiye hose, ibyo urimo urakora byose. Kandi subscribe rero nawe ntukajye ucikwa n'amakuru tugenda tukugezaho no kuri The Hot Live. Reka rero natinze, reka mite ninjiramo neza muri aya amakuru rero mugezwaho na The Hot Live muri rusange, niyo ibagezaho aya makuru aba akomeje kugenda agaragara hirya no hino ku bahanzi bacu hano mu Rwanda ndetse n'abahanzi bo hanze. Uyu munsi rero umuhanzi witwa Loskana ndetse na rebo ya 155 AM ntabwo babyumva kimwe, ndetse rero uyu muhanzi akaba yamaze kwihenura kuri iyi rebo iyobowe n'umugabo ukomeye cyane witwa Kosigayer. Ndetse kugeza ubu ngubu Loskana akaba yaravuze ko byinshi yakoze ari muri iyi rebo ya 155 AM. Hari byinshi rero yasabaga nk'ubufasha bwo kuba bamuha amafaranga yo gukora ibikorwa runaka ntabashe kuyabona, ariko rero icyo gihe iyo atabashaga kuyabona yageragezaga uburyo ki ashoboye ku giti cye kugira ngo ayabone. Rero avuga ko 155 AM nta kintu yigeze imumarira muri rusange. Rero ibyo yamukoreye nawe yabyikorera we ku giti cye. Ibi rero bigaragaza ko ubundi 155 AM nta kintu yigeze imumarira muri rusange, dore ko uyu muhanzi yakoze indirimbo zigiye zitandukanye yakoreye muri iyi rebo, harimo Fou de Toi. Iyi ndirimbo rero yaje kwamamara, yakuriyemo abahanzi rero harimo Bruce Melody nawe ubarizwa muri iyi rebo, harimo Element ndetse baza gukora indirimbo yitwa Fou de Toi iza kuza no kwamamara ku buryo buhambaye cyane. Kugeza ubu ngubu uyu muhanzi Loskana akaba akubuse rero muri Kenya, aho rero yagiye gukorera, aho yari yaragiye gukorera indirimbo nshyashya agiye gushyira hanze yitwa Morera, ni mu ndirimbo rero nshyashya y'umuhanzi. Akaba rero yatangaje ko iyi ndirimbo ari indirimbo rero yashoyemo akayaba k'amafaranga menshi, nubwo rero ibitangazamakuru byamubajije kubyerekeranye n'amafaranga yaba yarakoresheje iyi ndirimbo ntiyagira icyo abitangazaho.
ariko rero uyu muhanzi Loskana akaba yatangaje ko iyi ndirimbo irimo irakorwa na director Gadi. Rero uyu mudirector ni umudirector ukomeye cyane mu byerekeranye no gukora cyangwa se no gutunganya amashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse indirimbo yakozeho kabisa, projet yakozeho ntago ijya ipfa kuba mbi muri rusange. Ni mu gihe kandi umuhanzi witwa Element ndetse na Kevin Kade berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagutse ku itariki ya mbere ndetse baza gusesekara hariya muri Texas ku itariki ya kabiri, ndetse baje kwakirirwa neza n'abafana babo muri rusange, ndetse kugeza ubu ngubu kuri iyi tariki ya kane nibwo rero byateganyirwaga ko bagomba kwitabira igitaramo cyiswe Rwanda Convention USA 2025. Turaza rero kubagezaho byinshi ku bakomeza kugenda bakurikirana amakuru hano kuri The Hot Life. Turakomeza kugenda tubamenyera byinshi kuko birasabwa kubanza guhamagara bamwe mu badukurikirana amakuru bya hafi bahereye hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ngushimire cyane rero amakuru y'imyidagaduro nabagezagaho yaragezweho aka kanya, ntukajye ucikwa kandi subscribe tujye tubasha kubana buri munsi makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira. Njyewe nitwa Wispazo, tugenda tubona amakuru menshi cyane y'imyidagaduro. Ndagushimiye cyane, komeze kugira ibihe byiza, ubane n'Imana. Ciao ciao.